Umwana w'umukobwa amakuru mfite kugeza ubu nuko yararengeje imyaka y'ubukuru. Igihe rero icyo ngicyo ubwacyo ni ikibazo. Ndimba reka ni Sabe muvugana. Yego. Nagira ngo nkubaze akantu gato kuri cya kibazo twavuganyeho nari mu kiganiro nawe mukobwa. Yego. Nagira ngo nkubaze juste wari wanyemereye ko ngomba gufata umwanya tukaganira ukadusobanurira uko byagenze. Twagira ngo tukubaze gatoya niba ibyo avuga ushingiye kubyo nakubwiye kuri telefone by'uko wanze kumuha indezo, kutamukodeshereza inzu, kumutoteza n'ibindi bibazo, ese niko bimeze gute? Ntabwo ari uko bimeze, ubwo se yaba yababwiye niba igihe gishize cyose yari ariho atekwa ari njye wari umutunze, ni njye wakodeshaga inzu, n'ubu ngubu iyabamo njye uyikodesha. Uwo yaraje njugunyira abana abashyira mu rugo, bari bamaze ukwezi. Hanyuma ukwezi kurangiye arongera araza arabatwara arabiba. Hashize iminsi birabajyanye. Yabakwibye ate? Ubwo rero baba yabakwibye ate? Aza kubatwara yabatwaye hari papa we, hari mama wanjye, hari abavandimwe n'inshuti n'abasaza be. Ngo yashakaga ko ngo bamukodeshereze inzu y'ibihumbi 300, bakamuha 5,000,000. Miliyoni 5 z'iki? Ngo zo kugira ngo nawe ngo yibesheho. Bakamuha umukozi, ngo bakamushakira n'akazi ashaka. We yatubwiye ko yasabaga 500,000 nkuko yamwemereye yo gukora yo kwiga imyuga. Ibyo nkubwiye nuko nguko biri, kuko iyo biba bigize cyane ko ntiyemeye ko banamugira n'inama n'ababyeyi bari bahari, niko nkubwiye. Ni kimenyimenyi yataye abantu aho. Papa we yaraye mu rugo ajyana umwana umwe, undi yagarutse kumujyana bukeye, ari uko ari se umuhamagaye ati witandukanya abana. Ariko avuze ko hari nuze mwari mwahuriyemo, hari inama mwari mwahuriyemo y'imiryango yo gukemura ikibazo, hanyuma ibyo bari bagennye nawe yifuzaga urabyanga, abona ko n'ubundi agiye kuba hazerera mu buryo bumugora. Ntabwo yemeye ko babikemura, nta n'icyo bavuze. Ibyo nibyo byifuzo yari afite, avuga ati kandi niba ibyo bitabaye nta kindi turi buvugane. None Ndimba, abana bawe urabemera ndetse wemera no kubaha ibibatunga n'ibyo bakeneye nk'abana? Erega reka nkubwire Sabe, abo bana nubwo baba n'abandi ndabatunga, ntunga n'abandi benshi cyane, ngenda umubyeyi. Abo bana nubwo baba batarabanjye nabatunga. Wena yimbajije ntese wemera ko ari abawe, wemera ko bagenewe cyangwa bemerewe n'amategeko kubona ibigomba kubatunga? Ibigomba kubatunga barabyemerewe. Hanyuma kuba ari abanjye byo yavuze ko agiye mu rukiko, buriya bizagenwa n'urukiko. Wowe ntubemera cyangwa nta jambo ufite? Naba narananiranye Sabe, naba narananiranye imyaka irenga 2 ishize, hanyuma nkaba narananiye n'amategeko ko umuntu ahubwo afite abamuri inyuma bashakaga kunsebya. Ikindi Sabe, mfite ibimenyetso byinshi cyane ntavugira hano bigaragaza ko uwo mugore ahubwo yari ari kuri misiyo yo kugira ngo asebye izina ryanjye. Ibimenyetso ndabifite. Ariko mwarabyaranye, wenda ku byo kugusebya byo reka tubishyire ku ruhande, nkuko nawe ntakwemera ko agusebya. Donc wemera ko mwabyaranye cyangwa ntimwabyaranye? Ubu igisigaye ibindi bizagenwa n'amategeko. Nta DNA twapimye. Ntabwo rero ibyo yabakora byose
ibyo akora bigaragaza ko afite misiyo ariho, afite n'abamutumye. nta deni mwapimye, ni gute wemeye ko bazi wawe nta deni mwapimye? Yaraje arahabata n'undi wese aje agatabana iwanjye sha nabarera. Mu by'ukuri umufata nk'undi wese, ntabwo umufata nk'umuntu mwabyaranye? Ntabwo mufata nk'umuntu twabyaranye, kubera ko ibyo akora ubona umuntu we yaraje, urumva we icyo afite n'imisiyo yo kugira ngo asebye, afite abo bafatanyije, afite abo bafatanyije ntazi icyo rero agamije ni icyo ngicyo cyo kugira ngo ajye ku karubanda ari yasebye izina ryanjye. Ariko amategeko arahari, amabwiriza arahari. Niba hari uburyo namuhohoteye cyangwa nkamwima ibiryo, nkamwima indezo, bizasobanurwa n'amategeko. Bizasobanurwa n'amategeko. None Ndimba, ko unyemereye ko ahantu atuye ubu ngubu ari wowe uhakodesha, ubwo uhamukodeshereza nk'iki? Nyine ubwo ngubwo namufashaga nk'abandi bose. Namufashaga nk'umuntu ufite ibibazo, kandi nabonye nta nubwo ari ubwo mukodeshereje gusa. None se yavuye i Nyaruguru aje kumureba nk'umwana ufasha, cyangwa yaje kumureba nko umukemura ikibazo nk'umuntu mwabyaranye? Sabel, nakubwiye ngo mfite ibimenyetso byinshi navugira kuri telefone, ari nabyo byatumye ise aza. Hari ibintu byinshi uko byatangiye ni birebire, bishobora gusobanurwa n'amategeko, cyane ko abo bana ashobora kuba atari njye arimo kubarishaho gusa, ahubwo afite misiyo yo kugenda abarisha no ku bandi bagabo bose, no ku bandi bagabo. Icyo rero nicyo gikenewe kugira ngo ibyo bintu ku mugani binasobanuke. Watwemerera ko twagirana ikiganiro kirambuye ukadusobanurira akantu ku kandi uko byagenze, ku byo yavuze ashingiye ku bimenyetso bigaragara n'ibitagaragara, urabyemera? Ubu kuri telefone se? Oya, donc ndabyemera. Urabyemera? Cyane ko nanjye nzakwereka ibimenyetso. Yego. Abyereka n'abanyarwanda, kereka abantu ko hari umuntu ugira utya agapanga n'abandi misiyo, bagafata umwaka wa mbere, bagafata umwaka wa kabiri, bagafata igihe cyo gutegura gusebanya, cyo gutegura gusebanya. Ibyo bintu bikanacika. Niteguye kubisobanura nkwereka n'ibimenyetso. Urakoze cyane Ndimbati, reka tugushimire. Namwe murakoze. kugira ngo tubwire niba ikibazo cya Ndimbati warakibonye, tubwire n'icyo kivugaho. Ese Ndimbati nubwo utari umunyamategeko, ariko hari ibyo utekereza ko bishobora kuba kuri Ndimbati? Yewe ndi umunyamategeko, yago ndayakoresha cyane nyine. Yumva ahubwo bise bihurira. Urumva icyambere ikibazo narakibonye, kuko mba ku mbuga nyinshi ziharanira uburenganzira bw'abagore. Rero urumva bene kiriya bahita bagikubita ku mbuga zose. Narakibonye rero, nta kuntu utakibona. Kandi noneho mbonye amafoto ariho, mbona hariho n'abana, ndababara cyane, kuko abana ubundi barinzwe kujya mu itangazamakuru kuriya ngo bagaragaza, ariko njya mbona hano batabyitaho. Hanyuma ndanagifungura, ariko ndagikurikira ndakirangiza. Rero naje gutangazwa na komenti nabonye abantu bakora, bavuga ngo Sabe ngo yagambaniye Ndimbati, ngo nyine mbese batuka Sabe ko yagize. Yewe nashatse ikosa Sabe yakoze muri biriya byose ndaribura, kugeza ubu sindaribona. Hari nabo nabonaga bandika ngo iyabikata ibihese ko ari cyo kiganiro cyose. Sinumva ngewe ikosa yakoze kugeza ubu ngubu ntaryo ndabona, kuko nahise ngira ubwoba. Nahise mvuga ngo dufite sosiyete irwaye pe. Turumva ikintu dukwiye gukora ari ugukingira ikibaba umuntu waba wakoze ibintu nk'ibyo.
ntabwo ari byo rwose. N'igitabo cy'amategeko hano kidusaba kutabakingira ikibaba niyo bikugaragayeho ushobora guhana. Gusa tugiye kugira ingaruka zikomeye z'uko umuntu wese azajya asa kuri aya macanozi akavuga ibintu uko abyishakiye, kubera ko byaje kugaragaramo nk'inzira yo guterwa inkunga, ariko dukwiye kubishishozamo. Ntabwo ubundi ubuzima bw'umuntu bwite ntibujya muri mediya, ariko kandi cyane cyane ab'igitsina gore nibo nkunze kubona. Uriya mwana w'umukobwa amakuru mfite kugeza ubu ni uko yari arengeje imyaka y'ubukure, yari arengeje imyaka 18. Yego atayirengeje cyane, ariko itegeko riri kiriya nyine, kandi burya niyo ari ukwezi kumwe ubu yirengeje. Icyo gihe rero nari nabonye n'ukuntu abisobanura, nanjye bintera confusion. Akavuga ngo yavutse itariki 24 z'ukwa 12, ngo ariko mu irangamuntu yandikisha ko yavutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ngo kubera ko yabonaga ari byo benshi bandikisha. Nese twandikisha ibyo benshi bandikisha cyangwa twandikisha itariki twavutse? Nkumva binteyemo confusion gato. Ariko ikigaragara ashobora kuba koko yaravutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Ariko anyway, niba yaranavutse iyo 24 ukwa 12, ntabwo umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha cyangwa umucamanza babigenderaho, kuko baragendera ku yanditse mu irangamimerere, kandi yanditse mu irangamimerere n'iri ku ndangamuntu. Rero ukuntu yari yabisobanuye byari byananjijemo gato. Noneho rero aramutse yaravutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, kiriya gikorwa cyaba cyarabaye atakibarirwa mu bana bari munsi y'imyaka 18. Icyo gihe rero icyo ngicyo ubwacyo ni ikibazo. Yaba yarabeshye, yaba yarabeshye, kandi gushaka kuyobya ubutabera nabyo ni icyaha. Ni icyaha. Wari uzi ko itegeko riteganya ko iyo ubeshyeye umuntu igikorwa runaka kigize icyaha, bagasanga wamubeshyeye kandi ubishaka wabigendereye, baguhanisha igihano bari kumuhanisha we. Abantu bajye bitonda. Gusa icyanteye kwibaza, navuze ko ikibazo cy'abantu gishaka kuba Sabe yakoze akazi ke nk'umunyamakuru, uri na professional, kuko yababajije bombi. Mu gihe njya mbona abantu benshi babaza uruhande rumwe, yababajije bombi. Arangije ikiganiro aragihitije, ikosa Sabe yakoze n'iri. None batangiye no kubeshya, nk'uko wagira ngo nabibonye kuri channels ebyiri, nk'uko wagira ngo tuwe ikiganiro ntitwacyumvise. Ndimbati yavuze ko umukobwa yamusabye miliyoni 5 ngo zo gukora business. Ntiwabyumvise? Umukobwa akanabihakana, akavuga ngo yasabye 500,000. Anyway, nta wari uhari muri twese. None za miliyoni 5 bari kuzigereka kuri Sabe, ngo Sabe ngo yasabye Ndimbati ngo ruswa ngo ya miliyoni 5, ngo hanyuma ngo azimwimye, ngo yazimusabaga ngo adashyira biriya hanze. Biriya se kubishyira hanze yari kubigura miliyoni. Kandi harimo n'ijwi rya Ndimbati ririmo. Umva nyine ubwo abantu nabo babibaza ko Abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye. Icya mbere, twumva ibintu nabi, twabyumva nabi tugahurura tukajya gukora comment. Icya kabiri, turahimba, ugahimba ibintu bidafite aho byabaye. Icya gatatu, twibasira abantu tugendeye ku marangamutima yacu, nabyo ntabwo ari byiza. Urumva, nabyo ni bibi, ko bizatuma tudakosora sosiyete. Ariko jyewe ku giti cyanjye, ntagiye mu mategeko, noneho nkaza agiye nk'umumama, nk'umubyeyi, nk'umunyarwandakazi, n'umwana w'imyaka 19 n'uwa 20, ntabwo bakwiye gusambana, ahubwo bakwiye kuba barangiza amashuri bitegura no kubaka ubuzima bw'ejo hazaza. Iyo rero bikozwe n'umuntu mukuru noneho n'abaruta,
unagendeye ku ntege kuko urabona ko nk'uriya mwana bya bindi twavugaga yazize iki yazize irari ryo gushaka kugera ku rwego atariho atateguriwe atarageraho nicyo yazize birababaje cyane ariko dukwiye kuba tureka kwibasira umuntu gusa kubera impamvu y'amarangamutima kugeza ubu ugenda ashaka umuntu uri bunyereke ikosa Sabe yakoze ryaba irihanwa n'amategeko ryaba iry'umwuga ngewe ndakubonera rimwe gusa ryo gushyira abana ku mashusho nta rindi ryera ryirabura uzi ko hari iryo yakoze agenda murege muri RIB niba ari rijyanye n'umwuga w'itangazamakuru agenda murege muri RMC kandi nihagira uribona ngewe muze kumunyereka yego nshobora kukubaza rero ngo kubera iki Ndimbati ari we watawe muri yombi mu gihe umukobwa bakoranye icyo gikorwa akaza no kubyara abo bana watatawe muri yombi kandi igikorwa atarakiripotse cyangwa atarakigaragaje muri icyo gihe hakaba haciye imyaka igera nko muri 3-4 akavuga igikorwa kigaragaye we ntiyari gufatwa nk'umu kuko igihe Ndimbati atabwa muri yombi bafataga uriya mukobwa nk'uwari utarageza ku myaka umwana rero uko bigenda kose aba ari victime wumvise ko n'umuvugizi wa polisi yavuze ngo kuvuga ko umwana yemeye nta agaciro bihabwa nibyo niko amategeko abivuga ubu rero ahubwo uyu munsi umugore wa Ndimbati aramutse atanze ikirego akarega umugabo we ubusambanyi kuko niwe wemerewe kubimurega wenyine bamufatana n'uwo basambanye yes nuvuga ngo ubu umudamu wa Ndimbati atanze ikirego arega umugabo we yego ubwo nibwo bafata Ndimbati bakamufatana n'uwo baryamanye niyo mpamvu nakwiyambaje cyane kugira ngo abantu baze kubisobanukirwa hari ibintu bibiri cyangwa bitatu nifuza ko abantu baza gutandukanya mureke dutandukanye icyo amategeko areba tugitandukanye n'amarangamutima yacu bwite kandi nabwo kugira ngo uriya mukobwa afatwe keretse bigaragaye ko yari azi ko Ndimbati afite umugore ubwo hatagaragaye amamesaje amwereka ati mfite umugore n'abana nabwo Ndimbati niwe watabwa muri yombi wenyine kuko umukobwa ashaka guhita amwigarika akavuga ati ntabwo wigeze umbwira ko ufite umugore yego kandi birashoboka niyo mpamvu nifuza ko abantu badukurikiye bareba kino kiganiro baze gutandukanya bino bintu amarangamutima yacu tube tuyashyize ku ruhande hanyuma turebe icyo amategeko areba cyangwa se amategeko ahana mbere y'uko tunatuka umuntu cyangwa ngo duterere umuntu hejuru tutanye tuvuga ngo Ndimbati nawe ngo niko cyabaye nabonye muri komenti niko cyabaye n'ubundi cyahereye kera n'ubundi reka turebe icyo ubutabera buvuga tureke kuyoborwa n'amarangamutima amakosa cyangwa ibirego ubu ngubu kano kanya nk'umunyamategeko ushobora kuvuga ngo Ndimbati agomba kuryozwa ano makosa cyangwa ibirego wumva Ndimbati akwiye kuba aregwa n'ibihe icyaha cy'ubusambanyi icyo ni icya mbere niba koko yarasindishije uriya mukobwa nk'uko abivuga ubuho ibyo gusindisha nta n'ibimenyetso wabona nyuma y'igihe kingana gike ubwo nabwo yaregwa icyaha cyo gushora undi mu bikorwa by'urukozasoni ukoresheje ibiyobyabwenge icya gatatu niba ugihari tumva ari ntacyo icya gatatu si ubwo ni iki ariko icyo gihe hazamo na RIB kuko niba umukobwa yarabikoze atabishaka bakoresheje ibiyobyabwenge hajemo na RIB gufata ku ngufu ubwo ni icya gatatu gatatu. hanyuma umukobwa ubu ni umudamu ufite abana babiri ubu ngubu we rero ni ibihe birego yaba afite ubu tuvugana kano kanya mu gihe ubutabera butaragaragaza umuntu akubwiye ngo umurege ntacyo wabona umurega keretse aramutse azi ko Ndimbati yari afite umugore kandi nta n'undi wabirega usibye Mukandimbati nta kindi wamurega ubitekerezaho iki kukuba icyo kibazo cyari kimaze imyaka igera muri 3 cyangwa 4 kikaba kigaragaye uyu munsi abana ari uko bamaze kugera hariya ntihaba harimo ikintu cyakwitwa nk'ubugambanyi aya njye ntabwo nkita ubugambanyi kuko sinzi n'uwabagambana sinzi n'icyo yabashaka rega burya ubugambanyi ni ikintu kiremereye cyane
Njyewe ndatekereza ko hari mu irari ry'ibintu umukobwa yarifuje abona ibyo Ndimbati amuha ntibihagije ibyo ashaka ntibingana n'ibyo ashaka kandi wabona ko Ndimbati afite umutungo munini cyane ntitwavuganye ntituziranye ariko niko mbikeka ko Ndimbati yaba afite umutungo munini cyane kugira ngo amukureho amafaranga menshi kuko naranabyiyumviye mu ijwi rya Ndimbati avuga ko yamwatse miliyoni 5 nubwo yanabihakanye n'ibihumbi 500 mu by'ukuri ushobora kuvuga uti si amafaranga makeya uhereye umuntu rimwe ubwo rero uriya mukobwa akavuga ako abagore b'abanyarwandakazi nabuze uko umuntu azabasobanurira kuba warabyaranye n'umuntu ntibimuha inshingano zo kugutunga wowe bimuha inshingano zo gutunga abana be babandi mwabyaranye wowe uri mukuru itunge muribuka Saga yigeze kuza abagore biruka ngo bagiye guhagarikisha ubukwe bw'abagabo babyaranye ugasanga mu rusengero ubukwe bwirirwa bupfa ubundi se nta n'ubwapfuye kuko nta padiri nta pasitori nta na shehe wabuhagarika kuko kuba warabyaye ntibikubuza gushaka na gitifu w'umurenge ntashobora ariko nibura nugiye ku murenge abaciye ubwenge kuko atuma niba wa mwana atari yanditse mu irangamimerere noneho atuma bamwandika kujya mu rusengero ubundi se ubushyingiranwe bwo mu rusengero bufite akahe gaciro mu mategeko y'u Rwanda ntako ni nacyo gituma udashobora kujya mu madini ngo bagushyingire utabanje kubereka ko washyingiwe ku murenge keretse abayisilamu gusa ngo nibo babikora batyo niko bambwiye rero rwose ndagira ngo kandi nsaba abagore bambabarire babyumve ntibakajye bajya gushyira ubuzima bwabo hanze gusa hari uwo nabonaga wari wanuriye urupangu menya rwa kiliziya iriya si usibye wowe kwiyandagaza ikindi ukuramo ni iki ntacyo gusa rwana ko umwana wawe isa mwandikisha kugira ngo azanamuzungure ariko ibyo ngibyo nibinarangira urwane ku ndezo iyo nayo akenshi yemezwa n'urukiko ugiye mu rukiko uburane mu manza mbonezamubano ntabwo ujya muri shinjabyaha kuko kubyara si icyaha noneho bemeze icyo ise umwana azajya atanga kuko zo ni inshingano z'ababyeyi bombi zo kurera umwana wabo bamufiteho inshingano n'uburenganzira bingana ibyo ari byo byose turimo turagenda dusobanukirwa neza cyane iby'iki kibazo cya Ndimbati ni ikibazo cyamaze gufata indi ntera bitewe n'uko nyuma y'uko ubutabera bukinjiyemo hari na opinions z'abafana abakundaga Ndimbati ababonye ikibazo uko giteye ariko si ikibazo cyo gukunda cyangwa kwanga nanjye iyo nza gusanga uriya mwana adakwije imyaka ni uko kugeza ubu iperereza rigaragaza ko yari arengeje imyaka 18 naho ubundi iyo nza gusanga uriya mwana ari munsi yayo nari kuba ku ruhande ruvuga ko Ndimbati agomba guhanwa kandi si imwanga ko nta nubwo muzi nta n'icyo twaba dupfa nibajye bareba igikorwa cyabaye bareke kureba umuntu wagikoze bajye bareba igikorwa cyabaye bareke kureba uwagikoze niba ari igikorwa cyiza tumushime niba ari kibi tumugaye si tu ibyo byose barimo barabyumva hanyuma kugeza uyu munsi hari akantu uvuze uti Ndimbati mu iperereza biragaragara ko umukobwa yararengeje imyaka ni iki kigiye kuba kuri Ndimbati iki kiri bukurikireho baramufungura hanyuma bamugira inama wenda y'ukuntu babifatanya bakagena icyo bazajya baha umwana icyo Ndimbati yajya atanga buri kwezi kugira ngo barere abana be kuko biriya numvaga umukobwa avuga ngo abana yari yabajyanye kwa Ndimbati bamarayo ukwezi biriya nabyo jyewe simbyemera ntabwo abana bangana kuriya bagomba kujya birirwa
babaterana nk'agapira nk'akadenesi ntabwo ari byo. Abana kugira ngo barerwe neza babe stable birasaba ko nibura umwana arerwa n'uruhande runaka rukamutoza umuco rukamuha uburere yagera ku myaka 7 aba ashobora no kujya kubana n'abandi kuko icyo gihe aba yaramaze kugira standi nibura azi ko nta muntu urya adakarabye nta muntu uryama adakarabye nta muntu ugira gute ni icyo ngicyo. Noneho ariko icyo gihe undi mubyeyi utamufite aba yemerewe kumusura birumvikana. Yego. Utekereza ko ari iki cyatuma ubu Ndimbati ku makuru ufite ku by'ubutabera wenda burimo gushakisha amakuru yizewe, utekereza ko ari iki cyatuma Ndimbati ahamwa n'icyaha akanakatirwa? Kiretse bigaragaye ko itariki yanditse ku ndangamuntu y'uriya mukobwa atari yo y'amavuko ye. Icyo gihe kandi ibyo kugaragara nabyo byakoroha, wazana ababyeyi be, wajya aho yavukiye, wareba igihe yabatirijwe, wareba igihe yatangiriye ishuri, ni byinshi. Nyuma y'uko Ndimbati adafunzwe wenda akaba yafungurwa kubera ibimenyetso byagaragaye, utekereza ko ari iki cyakurikiraho kuri uriya mwana w'umukobwa n'abariya bana ndetse na Ndimbati? Icyakurikiraho banyura mu nkiko z'abasivile z'imbonezamubano bakagenda bakaregera indishyi indishyi ndezo z'abana cyangwa Ndimbati ashobora no kuba imfura akemera kubitanga batagombye no kumurega. Dusoza abarimo gutuka Sabe ni iki wababwira? Ni ukuri nababwira ngo nibareke kwibasira Sabe cyangwa batubwire ko bamutuka kubera impamvu zabo bwite bisanganiwe, ariko muri iriya kese nta kibazo nta kosa ririmo na rito akwiye gutukirwa.